Inshuti muteze amatwi radiyo Rwanda namwe bakunze ibikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye igice cya mbere cy'umukino witwa Mukadata wacu, wanditswe na Kubwimana Serafine, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Kera mama yajyaga ambwira ati mwana wanjye ujye umenya abavandimwe bawe, kandi umuntu wese umufate nk'umuvandimwe, kuko burya kuri iyi si turi umwe, kuko twaremwe n'Imana imwe. Bibiliya nayo ikavuga iti inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Ariko se ku isi igenda yononekara, aho ibintu byose umuntu abibonamo indama agafata uwe nka rubanda, murumva yagera kuri utari uwe bikagenda bite? Nyamara burya abavandimwe twese muri iyi si turi abagenzi, ibiba kuri umwe byaba no ku wundi, kandi burya ngo nyir'umugisha ntiwawumunyaga kuko yawugenewe n'iyamuhanze. Nimukurikire umukino. Ariko mwana nyagasani twagucumuye w'iki koko, ku buryo duhana bigize ahangaha. Inguzanyo ya miliyoni zirenga 20 kuko ufashe ejo bundi ubirahiye yose pe. Naratanze ingwate y'imitungo mfite. Uko ko abana bacu bizagenda gute tutazira? Ubanye n'utereza cyabona tuzabigenza. Rero usura komeza kuri icyo abana bakumbi uvoda kuko umutima. Use ninde kandi? Cyangwa umukecuru nawe ararembye. Yewe. 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 Ni jewe papa. Uzinduwe n'iki kigiye nari numvise banje kukureba mama. Usigenda ajya kuryama, ko genda uryame. Oya. Emery ni mukuru ntacyo tumwisha ya nkuri. Habaye iki papa? Emery. Karame. Ya modoka nabuze gutwara imyaka yahirime. Umushoferi wawe nakijingi byarangiye. Nuko byagenze mwana wacu. Kamire yapfuye papa. Nuko bimeze. Mwana wese koko papa. Nuko byagenze mwana wanjye kayangara. Kuko iyo kamyo yahirimye. Kandi Kamire nahoraga amubwira ko gutwara imodoka yiruka bizamukoraho. Ntanyumve kubera amaraso y'abasore. None ubuzima bwe burahagendeye. Nubwo akaramira bari bari kumwe. Uranyumvira? Kubwese ko yazize umuvuduko papa. Ngo yamanutse avuduka kandi apakiye bemereye. Ageze muri bya korosi byahari hakurya yo kwa Sharangabo. Munanirwa kuri kata niko kubinduka muri ya manga. Yankuri. Ugenda agiye. Jya impanuka yabereye. Papa reka nze ngwerekeze wigenda wenyine. Oya ryihorere mwana wanjye. Sigarana na nyoko. Namwe mwitegura ahubwo mujye kwa Kamire. Kuko umugore wakeneye bamuba hafi. Kuri nibyo Emeline mwana wanjye. Maze nuvuga ibyo modoka nyogokuru wawe yumva, dore muri iyi minsi ntameze neza. Nari wonye ko bitameze neza hagati yawe na murumuna wawe mama Muhire. Uramisha se uzabikora nde wundi? Uyu mukobwa ntacyumva papa mukuru. Yarira rero. Dore muri igihembwe gishize niwe waherekeje abandi. Umwana ntabwo tutagira ngo yiga amashuri meza. Ubuse abana nzongera nkamuhindurira ikigo koko. Ariko mujyanye muri ya shuri mbikubwira. Abana bagiremo rwose imyitwarire yabo si abana binanga mama Muhire. Bafite ukundi bitwara. Numvise banavuga ngo banywa inzoga n'ibindi biyobyabwenge. Uko ni ugusebanya nawe. Uzajya wishinga amagambo avugwa n'abakene badashobora kohereza abana babo badusebereza abana. Ntacyo bifate ko ari abasebanya. Ariko abana bahiga rwose bitwara nabi mama Muhire. Kakuze usigaho n'inzoga zikomeye kuyibona yazana amanota ngahe koko. Ariko ninde wagutamitse Kakuze shumbu? Ko murumuna wanjye utaramubona yasinze. Umwishyiramo kubera iki koko? Tudapfa ubusa mugore mwiza. Nakuburiraga ngo umenye agacu murumuna wahindiramo. Yumva. Cyane ko yanako gashobora kuba intandaro yo gutsindwa mu ishuri. Ndabizi shumbushu yahuye na bene wanyu za wahindutse. Mama Muhire. Kakuze ni murumuna wawe. Ariko ni umwana twareza ahangaha rwose. Ngira rero rwose mufata nka Muhire wacu. Nuko yakoze agakosa karemera ukagira ngo niwe munyamakosa wenyine ku isi.
ibyo ariko n'ibiri mu mutwe wawe njye ntabyo ntekereza pe. yo mbabarira sheri, mbabarira nari nkurakaje. Tekereza ariko kuva naza utambajije uko niriwe naho niriwe mama muhire. Nasanze n'ikingiranye mu cyumba na mumuna wawe. Nakirwa n'umukozi ntuje kuryama niba uzi nariye, ntuzi n'ibibazo nayo nagiyemo byarakemutse cyangwa se bitarakemutse. Mbabarira ni ukuri nanjye wansanze mu bibazo mpana murumuna wanjye. Ngaho mbwira rero uko bimeze. Mukuru wanjye yahuye n'ikibazo gikomeye cyane, ahubwo rwose sinibaza impamvu yakihereranye. Cyamugendekeye biteze? Yagize atya afata inguzanyo agura imodoka ihenze yo gutunda imyaka yera mu cyaro atuyemo, nyine kugira ngo ajye yigeza ku isoko. Afata iyo nguzanyo atanze ingwate y'ibyo atunze byose, none ngo imodoka yarahirimye. Ariko rero yagombaga kugisha inama mbere yo gufata inguzanyo kuri imodoka. Ubundi umunyacyaro yaguze imodoka mbahe koko, kuko yari yatekereje iterambere rye. Numva nta kibazo ko yari yaguze yo gutemberamo, yari yo kumwunganira ikageza umusaruro we n'uw'abaturanyi ku masoko ikamwinjiriza amafaranga. None ubwo ko yahirimye? Ni nk'uko yawe yahirima cyangwa se rimwe mu maduka yawe rigashya. Uzabaze ibyanjye birashinganye, mba narishyuye ubwishingizi kera. Gize ikibazo rero nawe urabyumva ko ntaririra myotse nka mukuru wawe. Ntundaze agaciro k'ubwishingizi rega, ntibyago rwose yagize n'uburangare bw'umushoferi, kuko imodoka yarimye bwaraye burangiye. Yababa we. Ubwo urumva rero ko ari igihombo, abantu babiri bahaburiye ubuzima. Ibyo yari yikoreye nabyo ubu bwabyo bigiye bityo. Muranyumvira amakosa akomeye bakoze koko. Ni gute koko asiranse irangira batishyuye indi? Mama mwe, uko byamera kose ngomba kugoboka umuvandimwe wanjye. Ibyo ntibitezwe cyamunara ngo umuryango we wangare. Ushatse kuvuga iki Shumbu? Aho uganisha nahumvise. Ni ugufata ya mafaranga twari twarizigamye tukigira kayideni rya mukuru wawe. Kumufasha se urumva ari iki? Nta kintu na kimwe yaba asigaranye mama muhire. Urabizi amafaranga yanjye abyara ndi Shumbu. Ari ukumuguriza namuguriza ariko akazanyungukira. Uti? Icyo tumva ni iki? Amafaranga yanjye abyara inyungu. Hanyuma se twafatanyije kuziga murumva njye nta yanjye arimo? Kubise kazi suye mbaza mama muhire nta yanjye arimo? Ubaye ikemeri? Ndabona nyogokuru arushaho kuremba mama, nk'uko muganga yabitubwiye ntakibona, kandi papa nawe ngo arashaka kunyoreza kuba mu mujyi ari igihe wamumenyaga. Kugenda n'inyungu zawe mwana wanjye, nta nyogokuru wawe humura tuzamumenya. Ndumva ntabishaka, buriya naraye nanze kubibwira papa, ariko kujya kuba kwa data wacu rwose ndumva bitandimo mama. Emeri, kwa se wanyu ntacyo uzahabura rwose, bazagushyira mu ishuri ryiza wige. Urabona ko hano ubuzima buhindutse uko tutabitekerezaga. Nibyo wakwiga pe, ariko kukubonera ibyo ukeneye byose nka mbere rwose biragoye. N'ubu ushobora kujya kubona ukabona banyiraje yadutereje rwose. Naho rero mwana wanjye ihangane ujye kwa se wanyu ntacyo uzahabura. Mama, ku bwanjye ndumva twagumana. Nabonye ibyo nkeneye byose naba mbizi neza ko mutabinyima, ariko niba ari cyo mwashimye nk'ababyeyi banjye ndihangana, kuko kwihangana warabintaje mubyeyi. Icyo ngusaba ni ukuzamenya ikikujyanye ko ari kwiga mwana wanjye. Uwo mujyi murimo ibishashagirana ariko si byo bikujyana. Ibibazo siza hano iwanyu urabizi. Ndabizi mama, kandi nubwo mwabihishe nyogokuru nabonye abizi. Kuki wabimubwiye Meri? Ntitwakwihanangirije mwana wanjye. Ni ukuri ntacyo navuze mama. Undi baganira bakumvikana aha muri uru rugo n'indi uretse wowe umuhora hafi, akaba ari we murarana. Ubwo ntushaka nyogokuru wawe witwa n'umutima koko? Mama, ndakumva mwana wawe. Ikintu cyose cyagira ingaruka mbi ku buzima bwa nyogokuru wanjye sinakimubwira. Urabizi ndamukunda cyane, gusa yarabimbajije. Ariko ubajije mubwira ngo iki? Nyine numvise abizi ndamusobanurira. Rekera Meri, rekera. None urimo urabihakana? Mbese nari kubigenza nte mama? Ubu ari kugerageza kumucisha hirya no hino ugahindura ibiganiro ku buryo atamenya ibyo ari byo. Mama, windenganya rwose. Yambwiye ko yabyiyumviye, kuko kubera ububabare agira ntasinzira. Iyo tuvuga rero nta na kimwe atumva. Nyagasani we, none nyogokuru yarazi ko umuhungu yaje hano tukamusaba kujya kumuvuza kuko twe nta bushobozi tugifite akaduhakanira Meri. Ibyo by'umenya atabizi, asanga mwarabiganira asinziriye. Yaba ari amahirwe, kuko iyo abimenya nabyo ari kubimbwira. Buri ikibazo agize cyose arakimbwira,
akambwira ngo umwana wanjye mbona nkuvuna ngo kandi ntazabasha kukwishyura ngo nibura ubyare nkiriho ngo uhekere umwana, akambwira ukuntu wamubere mu kazana mwiza utigeze umwinubira kuva yafatwa n'uburwayi bwamuhumishije, ukamwihanganira yaba mu bitaro cyangwa agarutse mu rugo. nyogokuru wawe nari kumwinuba muzize ikemeri musize ko arwaye nk'aho ari aho bitabaho. nyogokuru wawe yambereye umubyeyi mwiza igihe cyose nabaga mukeneye agifite imbaraga, nabuzwa n'iki kumuba hafi ko. Niyo mpamvu ufite ubwoba bwo kujya kuba kwa data wacu. Ugomba kugenda mwana wanjye. Kubona batarigeze bafasha nyogokuru na rimwe, sinigeze mbabona mu bitaro yarwaye cyangwa se baje kumusura, wagira ngo ni iwacu twenyine. Emeline mfura yanjye, kuva wamenya ubwenge wakunze kwiga ugahora uvuga ko uziga amashuri menshi, nanjye ngashimishwa n'uko uziga ayanjye n'ayawe. Ayanjye ntabashije kwiga bitewe n'uko njye nabaye imfubyi ndi muto. Sinkunda utangiye kunyibutsa ubuzima bwawe bwakubabaje. Mu by'ukuri sinigeze nifuza ko hari undi muntu wanderera umwana, ariko mbonye cyakugira akamaro kigatuma ugera aho wifuza, sinakikuza mwana wanjye ngo nkwizirikeho. Mwana wanjye rero urabona uko bimeze, bahaye ubuze kugurisha ibi byose ubona, aho kugira ngo nkuvutse kwiyigira. Rero warubonye amahirwe, genda ube kwa so wanyu umenye ikikujyanye, wirinde ibigenda byo mu mujyi nk'uko nabikubwiye. Urumva mwana wawe? Mama komora, nziga rwose nshyizeho umwete, sinzarangara, nzakora uko nshoboye ngere ku ntego nihaye. Wowe na data na nyogokuru sinzabakoza isoni. Urakoze mwana wanjye. Uzogera kunaniye neza Rutazira. Ndacyari kamanuka sinzamwitaba. Taze hano wanyere ku izuba ryiriwe hanze ahangaha ryari rikaze. Ubu ndeba nataye umutwe, nuko kenshi mba nanga kuvuga ngo hato ntakwiriye umusozi wose. Wagiye ushima Imana ko bataguterera icyamunara Rutazira. Ariko uzi guhura n'ibibazo ukirukira umuvandimwe waruhiye kugira ngo agire aho agera, ugasanga ntagira ijambo mu rugo. Udasebye umugore wa murumuna wawe kandi barakugunze akomeye Rutazira. Usebye rwose. Barangubatse banki ntiyateza ibyanjye, ariko inyungu no gukira amafaranga bangurije zizasiza bidateze no kuri nzamu. None se abo ntiwaba witiranya kubana neza n'umugore we no gutegekwa nawe Rutazira? Ubu njye na ya nkurye tubanye nabi nzamu, cyangwa wowe na muregwa mubanye nabi kuko mujya inama mukamwubahana. Ariko umugore wa murumuna wanjye ntatinya kumubwira nabi mu ruhame mu bantu, ntatinya kwerekana ko ari ufite ijambo rya mbere mu rugo rwabo, atinyuka akavuga ngo niwe umugize. Maze umugore uvuga atyo. Ariko hari icyo ntumva neza, uvuze ngo inyungu wungukira amafaranga niba twese tuzi neza ko wagize amahirwe ukagira murumuna wawe w'umukire waje akagura ideni ryawe bari mu gitereko cyawe. Yego iyo bibi byo tubizi, iyo bibi byose ugomba nkubwira ko nataye umutwe nzamu. nanjye binyobeye uko ndeba nishyura amafaranga atagira ingano muri banki, ariko nyishyura umugore wa murumuna wanjye, sinyishyura nibura murumuna wanjye. Ngo niko bimeze rwose. Buriya baguze ideni nari mfite muri banki, ibyanjye ntibyakirwa cyamunara, ariko mbarimo ideni ku buryo n'umwuzukuru wanjye adashobora gusaba kunyishyura. Ndahinga ngasarura tukagabana kuko isaha musa n'uyibarindiye. Ishyamba ryose nshobora guhirahira mu muhanda agizemo n'ikirenge. Buriya na ziriya kawa n'ibigo nkore si izanjye. ese niko bagufashije? Nta kumfasha ntabwo, ahubwo bankoreye urusyo. Amafaranga yabo ntatirimuka kuko umva uranyumva, twandikiranye ko igihe cyose ntarayabona nzajya mwungukira buri kwezi. Barandikiranye nako narenganye murumuna wanjye. Uriya mugore yaje ari gasenya mu ariko na murumuna wawe nta mugabo umurimo rwose. Wihangane mvuge Rutazira, niba utemera ko umugore amutegeka kugeza ubwo agukorera ibyo byose nibyo bahora bamagana byitwa abanyambere. Nk'ibyo nyine wabimenya. Umugore yaravuze ngo amafaranga yabereyeho kubyara andi, ifaranga rigomba kubyara 5. Urumva uzi ko nibura umuntu yishyura banki mwenda ugabanuka, urumva, ariko uwawe urazamuka kuko igihe cyose nturabona amamiliyoni bangurije nishyura inyungu kandi ideni rikaguma ari ryarindi. Ayo Rutazira nawe kuzasara ubwo wagiye ukitira imbere ya murumuna wawe ukamubwira agasaba umugore w'imbabazi. Murumuna wanjye ntacyo navugana nawe nzamu. Ubu ndicuza impamvu ntaretse ngo bagurishe ibyanjye bigende byose aho kuyemo nk'umupagasi kandi nari nyirabyo. Yewe sinabimenya Rutazira,
sinamenye ko baguhaye rambere mba nakubujije rwose tukajyana kuri banki tugatakamba nibura ukaba ariyo wishyura buhoro buhoro aho kugira ngo bigende bityo nanjye n'akamira yanyanditseho kanyagwintesheje umutwe umva sinjya ngo bimanuke simba ngo bimanuke data we urakora ugasa n'ukorera ubusa we ihangane ntasigaranye se nari umutunzi kuri uyu musozi bose bazi none umenye ngiye kuzawushariraho ntambare gucoceraho ntambariye inkini zamwitawe ntibikabe mu mwanya wanjye rwose ntuzambare gucoceraho wambariye inkindi uzi ko wava ukagenda bikagira inzira nari napfuye bikagira inzira ahubwo umugore wanjye ntagisinzira ahubwo arararira birababaje amarira ahora afunga mu maso ubuzima bumaze kutuyobera neza neza rwose wakwipfira akava uvuze ngo iki kako ntabwo se wowe ntumva ikinyarwanda icyo uvuga sinkumva ndakubajije ngo amakariso yanjye nasize ntumbitse mu ndobo hariya muri dushe wayameshe cyangwa subiramo ubivuge cyane simbyumva yewe ariko ubona uri iki hano Mary ubona uri iki nta gisubizo mfitiye icyo kibazo mva wintesha umutwe reka nirebere filime itanancika genda usohora amakariso yanjye yamese cyangwa nze kukureka undege rwose ariko ibyo nkora birahagije sinshobora kugerekaho kugufurira amakariso nkaho nta maboko kugeraho kwimisira di nuko mbwiye Mary nuko mbwiye uretse mukuru wanjye nawe uza ndakurega umva ubimubwire rwose nakubwira iki ariko aho bigeze ni agasuzuguro gakabije uracyugambira ngo ntumesire amakariso wicaye ureba filime muri salo nta soni wakoraga iki hano niko numvaga ikiganiro cyawe n'umwamikazi ngo umwamikazi umwamikazi nyine ubona se uriya mukobwa atari umwamikazi wowe urareba ziriya nzara yateretse kuriya akazisiga amabara yose yazimeshesha koko urakuyamesa David kuva nabaho nta wundi muntu ndamesera umwenda w'imbere uretse inyogokuru wanjye nawe nuko ashaje kandi akaba atabona nayo akakuze rero ugomba kuyamesa kuko umukobwa wakoraga hano nicyo cyatumye asezera akazi kakigendera yamesaga ya mabuja akamesa naye ariko njye sinazanywe hano gukora akazi ko mu rugo naje kuba kwa data wacu ngo nige ko aricyo cyakuzanye se mukobwa mwiza wiga kangahe mu cyumweru nari nzi ko bansibya kuko batarabona umukozi ariko naboneka nziga iminsi yose y'icyumweru uko bisanzwe ndagushinyitse nzajya nemera ibyo bashaka kunkoresha mbikore nijoro ariko nige nzabe dogiteri uvura amaso David ngomba kuzavura nyogokuru wanjye wahumye niko namusezeranije njya kuva iwacu urambabaje mwana wa mama David ntumbye ko ubizi neza ko banzaniye ko umukozi hano kandi barabwiye papa ko bashaka kumfasha nkiga kubera ibibazo dufite iwacu ntacyo mvuze niko icyo nkubwiye uretse njyewe nambiye hano nta mukozi w'umukobwa uza ngo amare kabiri hano kubera uriya mukobwa ngo nikakuze njye ariko nakubwiye ko ntari umukozi nawe abimenye ntashake kuntegeka ibyo yategekaga abo bakozi babo umuntu akakubwira ukuri ngo urakare mama muhe nawe ntukivange mu byo mu rugo papa muhiye ariko abana dufite ahangaha bose tubafashe kimwe byaba byiza kandi bigatuma bakura bakundana kakuze ninjira mu modoka akajya kwiga Emeline agasigara ahangaha mu rugo mu mirimo akaza kugerayo yakiriwe ateze bisi abo bana bazibona ku rwego rumwe koko ariko umwana wa mukuru wawe niba kuba hano bimunaniye azasubira iwabo urumva ubwo se tukaba tubafashije iki ariko ye ko twamubasabye ngo tubafashe kubera ibibazo ubuzi bafite kucyo uvuga ngo azasubira iwabo nuko agiye gutuma tuvugana nabi shumbu mwe umusaza we niyabaye ahangaha tumwishyura ishuri akiga akarangiza tukamuha akazi tukanamushyingira akaba yitunze murumuna wawe n'abana njye hari undi muvandimwe uzi mfite ahangaha utari utazihana noneho ugiye kunyurira ko abavandimwe banjye babaye hano kuko iwacu batakiriho ubwo nibyo ushaka kunyurira ntumire ibyo ntavuze mama muhi ntumhimbire rwose singukire rwose ndakwibutsa ko bose ari abavandimwe tugomba kubafata kimwe aha simbujije kandi ndashaka ko turagaruka ku ideni wahaye mukuru wanjye shumbu ndagusabye niba ushaka amahoro muri uru rugo
wirinde kwivanga mu birebana n'amafaranga yanjye kuko nta jambo yafiteho nta na rimwe nta jambo yafiteho rwose. Ngo nta jambo ufite nkaho ntari umugabo wawe. Umva unyumve neza yo tuzayapfa azibeshya nararanye ukwezi kumwe atarazana inyungu zanjye yitwaje ko ari mukuru wawe nzagurisha ingwate urabizi twandikiranye ko nguze imitungo ye yose. Ariko ni umuvandimwe wa Muhire wafashije umugabo kugera aho ageze niwe utunze bamubyara. Ibyo biramureba. Uziko ari wamumenya mu burwayi bwe. Ihangane rwose ubasonera inyungu batangire kugabanya ideni aho guhora bakungukira ideni ritanyeganyega kandi basarura mu kagabana. Ndakubwiye ngo niba ushaka ko njye nawe dutandukana uzivange mu mafaranga yanjye. Ubu ngiye kuba igikoresho cyanyu rero mbere umwana wa mukuru wawe musorere inyungu twumvikanye ku mafaranga yanjye ntibishoboka bishoboka. Ariko kuri uwo muryango ni iki madame? Umuryango n'umugabo wanjye n'umwana wanjye Muhire. Umwana wese na musaza wawe. Uritonde bariya ninjye mubyeyi wabo di hari se cyangwa nyine uzi imitungo naherewe ncuruza si y'ababyeyi banjye hari ubwo wasanze nsabiriza. Ubwo ufite aho uvuka rero umenya ko n'uwo mwashakanye hafite. Yabirakora. Menya ko igihe nari nkeneye ko umuvandimwe wanjye amfasha yamfashije maze nawe umfashe tumufashe. Erega natwe nta wundi mubyeyi dufite ni mama ushaje ubu narwaye kandi mukuru wanjye niwe umwitaho. Umva shumba niba mukuru wawe ananiwe kwishyura nave mu ngwate nta mananiza ntabyo kumurikira amafaranga yanjye byo ubyibagirwe ariko uriya uvuga ngo amafaranga yawe nkaho njye nta bari nyafiteho rwose twarashakanye n'umusekeje. Papa Muhire ufite umushahara uhembwa buri kwezi nanjye ngagira iyo mpembwe nta ruhare ugira ku mushahara wanjye. Nsabe historique muri banki turebe ko utajya ujya kuyabikuzaho. Nyine ndayafata ariko ngiye kwishyurira abana amashuri n'ibindi bikenerwa mu rugo. Mama Muhire sinshaka gutongana nawe ariko ubitekereze neza urasanga wikunda. Papa Muhire ubwo ugiye kuvuga ko ntagukunda abagabo ndabazi ubwo nyine warampararuye. Ntumimbire ibyo ntavuze wa mugore we. Ntakundi. ariko ubwo uraseka iki David? Ndebe muntu rwose utumaze kandi muri uru rugo ngeri. Muri make noneho ndasekeje. Ndareba ukuntu wakuyemo inkweto ukora hirya no hino ugakaranga inyama ukareba uko amashaza yahiye umuceri ibirayi twese ngahita nibaza umunsi uzaba washinze urugo rwawe ruzaba rumeze rutera. Ntiyame ubwo uranyiyama ukubwiye iki kibi koko miri niba nkwiye ko nakore warambujije reka nicecekerera. David reka amagambo ukora abashyitsi bageze hano tutarahisha amabuja yatwica nako mama Muhire. Ntushaka ukomeza utyo. Sinabonye kuva wagera aha umukozi aza yagenda akitoreza kuko azi ko Mirena hari. Ni akazi ke icyangombwa nuko nzagera ku cyo nshaka David ankoresha ko mu rugo ntakankoreshe nziga nsinde. Ubu nafashe icyemezo cyo gufata ibitotezo byo mu rugo nk'itariho kugira ngo ngere ku cyo nshaka. Yego mama. Rero mbabara cyane iyo usohotse aha ngaha mu gikoni saa 5 z'ijoro buri bucyo ukajya kwiga naho Nyiramwiza kakuze yiryamiye ariko mbabara kurushaho yagushinze hejuru arimo gutuka yashinze. Icumura umutuka David twe dukora ibyo dusabwa neza Imana iratureba icyo nzi kumurira kuriya nuko mwica. Yewe ubwo ntushirije we. Ano we David we wandangaje wacyana. Tekereza ibiryo biri bugaburirwa abanyamahanga b'abandi bishiriye noneho mama Muhire yatwica ntiyadutuka tuzirika. Ndabishiriyeho. Ariko ubundi David abo bashyitsi batumye hano bahinda kuriya basize amarangi bahindura amatira bagura amashuka mashya. Mvara shano umugabo w'inshuti ya boss cyane. Ngo bariganye iyo ngiyo ngo mu burengerazuba bw'isi hanyuma rero ashakana n'umunyamahanga waho. Uwo mugabo rero ni umukire cyane ngo afite n'inganda nyinshi iwabo. Ariko ngo arashaka kuza gushora imari naho iwacu. Iyo ari buze rero mabuja usanzwe agendera mu kirere amera amababa neza.
ese ubwo abo noneho baraza kuvuga uruhe rurimi? njya numva bavuga badiya vici na vincinci ni ibyo nabashije kumva koze akazi cina nshanci nizo nyuguti mbese wumva baba bakunze kugarukaho cyane ariko uwo mugabo azi ikinyarwanda da gusa umugore w'uruhu rwera niwe utakizi niwe baganira rero muri za diyadici nyine na diyadici na kokoci rwose urasetsa ese ciki na biyadisi rwose urwo rurimi rurwaye ko ari byo numvishemo se cyangwa erega mba nshaka kose kemeri muri urugo rwose uhaba ubabaye kuruta uko wishima tukoze tumyetseka pe bindi rero buriya nubwo mbabara sinshobora kubibwira ababyeyi banjye ngo ntabababaza yumvira hari ubwo wamuhira ntukakambabaza mva nahita ntaha nakwibuka intego yanzanye hano ngafata icyemezo cyo kwihangana ntihazagire n'uwiwacu umenya ibimbaho nubwo ubihisha ariko cyagiye papa wawe aheruka hano rwose naho asa n'ukeka ko utamerewe neza burya nanamujijishije ntiyarabukwa yagiye azi ko ndi umwana ufashwe neza aha mu rugo niga neza kandi iminsi niga niyo nsiba mu kwezi birangana Emery nakunda kwifuriza amahirwe mu buzima bwawe no kuzibagirwa ibyo mukaso wanyu rwose yagukoreye wenda guhirwa byo birashoboka kuko imbuto y'umugisha burya ngo isoromwa ku giti cy'umuruho nibyo ariko se kubyibagirwa byo urumva bishoboka kubyibagirwa ntibishoboka nzibagirwa ncira mu maso ambwira ko hatari iwacu kandi ampora ubusa David ngo nabwiye data wacu ko nasibye ishuri kandi ntigeze mvuga yaranageze ahantu nkamubeshya ko mvuyeyo natashye kare kuko nta mwarimu twari dufite kandi uwo munsi niba wibuka neza sinigeze nshingura ikirenge hano Emery bisubiramo rwose bitakubabaza byose ndabizi umva mpereza ayo mafi nyagutunganyirize ubundi reka rero mfungura umuziki dukore twibyinira nyine kugira ngo twibagirwe imibabaro ariko David uretse gato duhora tuganira ibyanjye wowe nturambwira ibyawe ngo umenye impamvu utizi ukaza kuba umukozi wa hano mu rugo kuba umukozi wo mu rugo nabyo narabyize Emery kuko iyo ntiga guteka ngo nzane impamyabumenyi hano ntabwo rwose bari kumpa akazi none se abize guteka bakagera ku rwego nk'urwo uriho ubu ntibakora mu mahoteli akomeye David koko bakemera gukora utukwa na muka data wacu kuriya nta kibazo ufite akazi keza kaboneka bitewe n'urwego wize ukageraho n'aho wabyizeye rero ibyanjye ni birebire tuzabiganira ubutaha ndabizi gira amarira hafi utarira cyane rwose ukareka gukora akazi kawe bagushinze ariko ndagushimira cyane David ndagushimira ko wampaye ku bumenyi ufite mu guteka nageze hanze guteka imvange z'iwacu gusa ariko ubu nanjye nshobora gusaba ahantu akazi ko guteka da sinkubeshye jya ushimira umubyeyi wawe rero wakureze atakurinda imirimo Emery ibyo uzi wagize ubushake bwo kubimenya bitewe n'uko warizwe ndavuze ngo ceceka ngo mu masenyine nta soni uririza iki ariko rero ngiye mbabara nongera kumwubita mama muri oya mbabara iyo murwana uko tuzindi imwe nshaka ko rero ujya imbere ukanga ukampoza isoni wumva utambabaza kuko ukawe wumva utambabaza rwose mbabarira mama muri ntabwo nzongera genda ntabwo ikigare nagenderagamo naranagihinduye mbabarira ndakwinginze cyangwa urashaka gusubira kwiga hanze nkohereza usange umuhiri oya ariko usubiye ko wanyanduriza umwana oya rwose sinshaka kugenda n'ubundi harananiye harakunaniye cyangwa niwe wahananiye kubona uriya mukobwa w'umuturage akurusha amanota yiga kangahe mu cyumweru koko kako yiga kangahe erega yanyibye amakaye yanjye akajya yigiramo ayiba yarakwibye se ureba hehe nta soni njye se menye
igihe yatwariye ko aza gukora isuku hano mu cyumba no muri dushe yanjye akabitwara. ibyo nabyo ni uburangare. ikindi ko nakubwiye ko ugomba kuba hafi y'abashyitsi ukabaganiriza. mu kwezi n'igice bamaze hano wabaganirije kangahe? ariko kakubabaye rwose ndakubeshye mama muhi, bavuga icyongereza gikomeye n'igifaransa sinabyishoborera rero. kakuze mwana wa mama, ko nagushyize mu ishuri rihenze ngo wige neza, kuki ushaka kumbabaza ko nkunze u Rwanda ko hazi ikinyarwanda, kuki utamwegera ngo bityo ube inshuti n'umugore we koko? nyine mbabarira wongeye kwiga cyane. iriya njiji ivuye mu cyaro yiga mu gashuri kadasobanutse ko kwikurusha kuvuga indimi iganire n'abantu. ejo bundi sinamusanganye na Mukampunzi u Rwanda hariya mu busitani baganira, yakwambariye ikanzu nkabanza no kugira ngo ni wowe. ariko rero iriya kanzu ninjye wayimuhaye. kuko nyine itakinkwira. kaku uzi ko bariya abantu ari abaherwe bakomeye mu gihugu babamo? uzi ko bagiye gushora imari n'ahangaha? none uzi ko bafite umuhungu w'umusore ku buryo bamugushimiye mwazabana, bityo nawe ukinjira muri ubwo bukire bwabo? uraho ariko se njye urumva nabitekereza. injiji gusa, kuki utabitekereza se? wagicucu wowe ubwenge bwo mu ishuri n'ubwo bwiza bwa Imana yaguhaye ntumenye kubukoresha. uzi ko wiyegereje uriya mugabo akakugeza ku mugore we mukaba inshuti, byakugeza ku muhungu wabo maze ukazababera umukazana ukadamarara muri iyo mitungo yabo. ngiye kugerageza. nkagerageza ari uko batashye se? barataha uyu munsi se? barataha nyine. ngaho itegure vuba tujyane mu munsi mukuru abayobozi bateguye wo kubasezera. nyamara mwana wa mama uzibuza umugisha. ako se wowe uriya mugabo icyamuzanye no gushora imari naha ni umunyenganda rwose ukomeye. none urababona ukabura kubitaho ukabaharira uriya mukobwa w'injiji y'inturage. ariko rero twumvikane mama muhi, ntuzongere kunyita igicucu. oya ntuzongere kunyita igicucu rwose. ndemera ko ndangara nkagira amanota make, ariko ntabwo ndi igicucu. gasinga utuka nkanze kakuze, nawe wantesheje umutwe. ni wowe bucura bwa data na mama basize. nkwifuriza ibyiza nk'ibyo nifuriza muhire nabyaye. ubundi si ubwo uko unjyanye mu birori by'abantu bakomeye ndamenya nitwara gute koko? genda witunganye wambare neza uyisige tugende ndakwereka abakomeye bose bakumenye mukobwa. Imana iguha uburanga koko wigira indangare. uwuhe mukobwa se mpuzurwa? the beautiful one. mwiza uriya ni murumuna wa madamu. nawe ni mwiza. mwaho umugisha wo kubyara abakobwa beza cyane, ariko si uwo mvuga. reba undi namuvuga nte, undi uri natural ni humble, mbese afite ubwiza bwinshi cyane. neza u Rwanda rero ntituganire rwose ubivuga ururimi rwacu neza, nzi ko uruzi. twigana mu yisumbuye se wabonaga amanota ya mbere mu kinyarwanda? erega kumara igihe mvugana izindi ndimi na madamu waje na bene wabo birantwara cyane cyane. reka nayo bagirwa ururimi rwawe uzamenye ko utagikunda igihugu cyawe. nkunda igihugu cyanjye cyane shumbusho. ni nayo mpamvu yazanye gutangiza ibikorwa byanjye hano. ubwo nibwo bupfa rero ko utibagiwe iwanyu? kubyumvisha umugore wanjye byarangoye cyane, none kandi yagombaga kubyumvisha iwabo kuko ni abanyamigabane, bafite imigabane myinshi mu nganda zacu, gusa bageze aho baratwumva. ariko umukobwa nakubajije wanze kumbwira wari shumbusho. gusa muramu wanjye uramushakaho ikiguzurwa. ufite umugore wawe wakunze ugahengama tukiga wagira amahirwe ukamwegukana. aracyari n'umwana rwose, afite imyaka 18 yonyine. uyu mwana nibwo yagisoza amashuri yisumbuye. madamu wanjye ni umushaka cyane, ngo baraganiriye yumva aramukunze. abasaza na mukuru umenya bagiye kwigenera. nakubwiye ko atari uriya shumbusho, ni umukobwa ufite ubwiza bwiza bwihariye. ariko reka ndebe muri telefone yanjye, ubanza hari umunsi namusanganye n'umugore wanjye mu busitani bw'iwawe ndamufotora. reba uyu nguyu. ese n'uyu? n'uyu nguyu. ndabona abaseka nk'abamenyeranye. siko wa mwana azi ubwenge di, azi kwegera abashyitsi akabaganiriza atya. uyu mukobwa mwiza nawe ni umwe na madamu wawe se?
uyu ni umwana wa mukuru wanjye nkuzurwa ntiyaje rero kuko akunda kwiga cyane kandi yaravuze ko bari mu biruhuko. ni umwana ukunda kwiga aragira ngo azazamure amanota igihembwe gishize ntibyagenze neza yanyeretse indangamanota ye itanshimishije rwose amutunganya pe ambwira ko agiye gufata ingamba wasanga ariyo mpamvu yanze kuza mu birori agasigara yiga. Umugore wanjye yaramukunze cyane rero ngo azi guteka cyane, yakundaga kumusanga mu gikoni bakaganira atetse, ubundi akaza kumusaba imyenda idafuze akayitumesera ukuntu neza, akayibura yayiteye ipasi neza izinze akadukorera isuku mu cyumba. mbese iyo bishoboka yari kuvuye namujyanye hariya bakabana. mbese imihinga yakoraga ibyo byose abakozi bagiye, ahubwo twe twabanje kugira ngo ni umukozi wanyu, ni nayo mpamvu umugore wanjye yashakaga ngo amujyane iwabo amushyire mu ishuri. buriya gukunda uriya mugore ntabwo nibeshe, agira umutima mwiza cyane. hari abandi bana babiri yafashije kwiga bamubwiye ko bacikirije amashuri yabo. muri iki yego wanjye ariko ntiyacikirije amashuri. umwana wa mukuru wanjye rwose turera, nijye ubwanjye umwishyurira ishuri. wowe sagenzure niba yiga nk'uko uvuga shumbushu. uzi ko twaje mu gihe cyo kwiga, kandi rwose inshuro naje mu rugo hari ku manywa narahamusangaga. none urumva ko atagize amanota meza ukamutunganya, ubwo urumva yarigaga. ndaza kubikurikirana amenye ibyo neza. ariko ubwo kuki ubeshya umwana wanjye kuri telefone utaziha? sinakwikunda umwana umutima kandi uzi ko akunda nyirakuru cyane yankuri. none se uzabeshya kugeza ryari? murumuna wawe azaguhamagara umubeshyi, umwana wawe naguhamagara umubeshyi. umunsi mukecuru yaduciye mu myanya y'intoki uzavuga iki koko? babarira wibwira byinshi yankuri. genda kuri uko ushoboye nshake amafaranga yo kuvuza mama asabirije kwa murumuna wanjye ikindi mukuru. ariko bakubwiye ko aho bigeze mukecuru batagishoboye kumuvurira inaha rwose. ibyo bitero birenze byo mu mujyi uzamujyana ute wenyine koko? kandi urushaho kunshisha ubwonko wa mugore we ko dufite ubwisungane mu kwivuza indwara batazashobora kuvura uko izaba itari bukire n'ubundi. nyamara mugabo wanjye n'inama nakugiraga, mukecuru yababyaye mwembi rwose, hamagara umuvandimwe wawe agufashe nta kibazo. sinshaka agasuzuguro k'umugore we yankuri, nanga agasuzuguro rwose nk'ak'imbwa ijyana. ndabyumva, ariko najye nyine urumva ko ntazajya kurwaza amaboko njyenyine kandi afite undi mukazana unafite ubushobozi. ubu nzajya mu bitaro by'iyo za Kigali bamwohererejemo mu mujyi nirwarize pe, kandi undi mukazana ahari koko. ceceka abamata bakumva agakeka k'umurambi. ndakwingize mukashumusho mwibagirwe ukomeze urwazanye ukuboko nk'aho ari we mukazana wenyine afite. sindambaye maboko nyumvira utaziha. mukecuru twabanye akiri muzima abasha kugira icyo akora. kuva yarwara bikomeye agahuma sinamwinubye, aho arwariye umutima sinamwinubye. none ubu amwohereje kubagwa sibwo namwinubye, ariko dukeneye ubufasha pe kandi ubyumve. ubufasha bwabo twarabubonye n'inyuro no kutwungukamo. utazihana yuko yana uburwayi bw'umubyeyi ufite umuvandimwe kandi ashobora kugufasha. uzi ko muganga yatubwiye ibibazo bishobora kuvuka nyuma yo kumubaga, ibyo urabizi. ibyo tuzabyifasha rutaziha. tuzabyifasha nyine. uzi ibibazo dufite? uzi ko mukecuru atabona ko ashobora kuzagira hati ukumva amatwi nayo ntiyongeye kumva ntiyongeye no kuvuga. numva wibisubiriramo kuko muganga yabivuze numva tuza kandi utazihana rwose amenya ko ubushobozi twahoranye ntabwo dufite ubu ngubu. umva nkubwire rero, umbaye imbwa rero kuko ntagitunze inka nizo nari inkunze kuko ariko waze ntidutongane mu bitaro utaziha. mbabarira rwose ugabanyijwe tutiha rubanda. nawe rero ugabanya amagambo. nakubwiye ngo tuza rwose. ndacecetse tudapfa ubusa mugenzi wanjye. ceceka nyine. ndacecetse. winsetsa rwose Verimovici nkunze u Rwanda. ni ukuri ubu ninjiye mu modoka, ariko mu kanya abantu bose bumvaga uko ndi kuvuga bagahagarara bakashaka kumva
bikabayobera. none uti byabacanze Byabacanze nyine kubera ko urabona ya nzobe yanjye yahuriranye n'ikirere cy'inahangaha hanyuma nereka n'imisatsi nka bene wabo nawe akeka ko njyewe verimafiki ndi umunyafurika. cyakora byo waragiye usa nabo neza neza. noneho iyo ngarutse ndashyika hano nkamara iminsi nkumbura kuvuga ururimi rw'iwacu shumbu nkanagukumbura kera njye nawe turara tuganira inyoni zikarinda zivuga mu gitondo tutarasinzira kandi buri buce uri kujya kwiga. maze ukanshuka ngo kuko mfata mu mutwe vuba ngo ningende wowe usibe. ariko uzi ko ntaraguhembasha kuko wagenda ukiga ukaza wabifashe byose mu mutwe ukanyigisha nanjye. iryo ni ideni nyine ubimenye. wiwi nzishyura sha Imana se ko yabigenje neza niza nzaguha akazi umuyobozi wungirije uruganda cyangwa umujyanama w'umuhungu wanjye. none se Vermavi kuko se umuhungu wawe niwe uzaza kuyobora ino? biri mu byo nari nguhamagariye mu kwezi kutahazaza kandi nimwe azaza asanga urabona iruka i Rwanda akiri muto cyane ntabwo wahibuka. amashuri yari yaramutwaye ni ukumufashiriza mu kubona umuntu umwigisha ikinyarwanda neza akakimenya arabishaka cyane. arashaka kumenya ururimi rwa ese umubyara njyewe kuko nakunze kurumwigisha ari umwana. icyazi rero ni gikeya cyane kandi yambwiye ko ashaka kurumenya bihagije akajya yivuganira n'abakozi bamukorera kugeza kuwo hasi cyane utazi urundi rurimi uretse ikinyarwanda bakiganirira we ubwe nawe. arakaza neza arisanga rwose wacu ni iwabo gusa nanjye nzamara nawe igihe gito pe ngiye kumara umwaka ntahari nzajya mu butumwa bw'akazi ariko abamwigisha ikinyarwanda ntazababura. kandi ndabivuga ukagira ngo ni imikino shumbushu ni wowe shaka gukorana n'umuhungu wanjye ukazamufasha gushaka abakozi b'inyangamugayo bakora neza we. icyo rwose nzakimufasha Vermavi ariko ubutumwa afite hanze nzaba ntumwe n'igihugu nzabujyamo n'ingaruka nibwo tuzumvikana gukora mu ruganda rwa ibose. umwana wanjye muzamufate neza shumbusho nubwo uzaba udahari uzasiga ubwe wa mukobwa uberese wabo nabonye azi kwita ku bashitsi cyane azamwiteho. ndarara mbimubwiye ahubwo rwose ni nawe nshinga kuzamwigisha ururimi rwacu. none se ubwo umwaka wose uzagenda umara utaragaruka iwawe? nshobora kuzagaruka nka rimwe mu mwaka hagati nkamara igihe gito rwose ngasubirayo. ubonye abakohereza ino hano sha ukaza usanga. ibyo ni ibyifuzo byawe rero ahubwo se ko kuvuga ari ugutaruka kuki mwohereje umwana wenyine muri bizinesi? umugore yarahindutse cyane ngo arashaka kubyara undi mwana nanjye urabizi ndi rudahusha mubwira ko mbishoboye ngaho nguko nuko byagenze. wuzurwa ntujye uhinduka uhora usetsa nka kera rwose turi rudahusha. none se umwana yashakaga se nagombaga kubimufashamo none urumva ntabwo nahasiga umugore ngomba kwita ku mugore utwite cyane. wenda na mama muhira azambwira ngo ashaka kubyara. mubyiteguye ahubwo uzi kubyara umwana ukurikira urangije kaminuza izisoni mfite. nuwo mu zabukuru di niwe uzajya bamara irungu umushaje. kuko urije intanga rwose ntugire ngo namara kuryoherwa n'u Rwanda rwacu azongera gutekereza kugaruka iyo ngiyo. yarabineguje cyane kuko hari imyaka yagezemo ntangira kumuganiriza
nkamuganiriza ku birebana no kugira inshuti, nkamubaza abakobwa akunda n'abamukunda, arambwira ngo papa nzakunda umukobwa w'iwanyu i Rwanda. Biryoshye. n'ubu nturamuhamagara yankuri ntitwavuye tumaze igihe telefone ngo agiye kuhabikirara. byananiye rutaziba nanze kwibwira umwana inkuru mbi. kuki wabonye bikunaniye ntubimenyeshe mu mbyivugire? Mwepfa ubusa mpereza iyo telefone yankuri yimenya wahamagarire. Reka tubanze dutekereze neza uko tubivuga nzamwe. Emeye ndakunda nyirakuru cyane, simbura wapfa kumubwira gutyo uko ubonye. Urambabaje cyane yankuri. Ubonye unaniye kubwira umukobwa wawe kuri nimero yaduhaye twamubonaho, ihamagara mama Muhire. Nakubwiye kuri mugore wa muri bunari ntashaka kuzongera kumuvugisha na rimwe. Yewe no kumubona simbishaka. Nashaka azarorere no kuza gushyingura nyirabukwe, kuko twaramurwaje turabumenyesha aratwihorera. Ntazaza hano kuntera isesema arira ngo azanywe no gushyingura uwo atasuye arwaye. Ibyo ubimenye. Yankurije wakwicecekeye wa mubyeyi we, kwibyo aribyo byeze mu bantu. Umuntu arwara akaremba ntihagire umugeraho, nyamara yashiramo umwuka imodoka zigahurura, imikenyero n'amakositimu reka ntiwarura. Ibyo nibyo ntashaka rero. Nashakaga ubundi kuvugana n'umwana wanjye wenyine, akazaza guherekeza nyirakuru, ariko abari buhurane n'amamodoka n'imikenyero yo kumwambika bataramuguriye n'umuti awukeneye abo simba ashaka. Mva yankuri. Ndakumva. Mukecuru ntiyari mama? Yariwe. Ibyo uvuga byose ndabizi, ariko iki gihe cyo gutekereza ku bataratugeze harwaye. Ni akazi kabo bazabyibarizwa. Twebwe dukeneye abadufasha kumuherekeza. Utazihana aravuga kuri yankuri ko bimeze. Uyu mugabo mukecuru arwaye naramubwiye ngo namenyesha abantu badufashe kumuvuza, arabyanga ngo ntashaka agasuzuguro. Yego nyine. Tubonye arushaho kuremba turabibamenyesha ntihajya n'umuti ugera. None ubu bagiye guhura n'inshuti zabo ngo baje gushyingura nibyo ndashaka. Abantu uko bameze se. Mva yankuri. Nawe nzamwita. Ndakumva. Nabanje kwihagararaho, ntekereza ko navuza mama njyenyine. Keza numva nakwihererana ko naniwe ndabivuga. Nubwo batagezeho, ariko nta wangaye ko nihereranye uburwayi bwe. Rwose. None dore urupfu rwasuvuguye ruramutwaye. Ruramuntwaye rwose. Nta mpamvu nimwe yo kutamuherekeza neza rero. Tuhamagara imikenyero batamuguriye ariho, bayizane bayimwambike yapfuye. Ariko umubyeyi wanjye agende neza ashagawe. Nibyo rwose. Wumvise ibyo nanga nzamwe? Ubu baraje badusuzugure ngo mukecuru yararwaye ntitwamuvuza. Uzi igihe tumaze mu bitaro. Ihangane yankuri, ihangane ntimushobora kwihererana ibyabo. Byanze bikunze Rutazihana agomba guhamagara umuvandimwe kuko ntiyamushyingurira umubyeyi adahari. Umugore wanjye mubi warafite ndawumva. Ndakumva cyane rwose yankurije umugore nkunda. Ariko rero nta kundi. Nako zana iyo telefone. Nereza. Niba mudashaka ndere ntambara yanjye na mukashumbusha, mumuhamagare mubwire azaze yafashe umunwa we, kuko azavuga ijambo rinkorogoshora rimwe. Sinzatinya ko ndi mu bantu, nzamusimbukira mujwigirize kandi ndabibabwiye. Ibyo ndabibwira umugore we rwose. Bimubwire. Azaze yagabanyije umwirato. Abantu baranavuga. Ubundi ugazatinyuka avuge koko. Mwaramumenyesheje ko nyirabukwe ari mu bitaro arembye ntaze kumureba koko. Uriya mugore n'umuzi nzamwita we icecekere. Bwaba ari ubugome bukabije. Gahamagara. Alo, papa, urakoze kumuhamagara. Nari maze gusaba David kunyemerera ngakoresha telefone ye nkababaza uko nyogokuru ameze. Ewe. Akiramuvugisha nzamu. Akiramuvugisha. Ubwo mwebwe ndi munani wa kubivuga se. Alo? Alo? Papa? Ni iki? Papa? Ni Nyazamwita, umunywanyi wa so. Papa ntabashije kukuvugisha. Nyine ampaye telefone. Ngo iki Nzamwe? Papa bayiki? Papa wanjye bayiki koko Nzamwe? Papa wawe ntacyo abaye ni muzima. Ahubwo nyogoku ntubimbwire Nzamwita we. Ntubimbwire ibyo bintu ndakwinginze. Nyogokuru wanjye koko. Oya rwose nimubimbwire. Ntabwo mbona
wabwiraga uwo mwana wanjye koko arasinzira ntagiye kuri adasinziriye bukamukeraho. ndebera ibyo urimo ndebera ko nakuguriye laptop yo gukoresha mu ishuri nakuguriye yo kureberamo udusobanuye koko hako rero mukuru wanjye nawe sinzi impamvu wari ungendaho mu gitondo wavuye aha ngaho ntutse ngo sinkora siporo natangiye kubyibuha ubu ko mvuye muri pisine koga ukaba usanze n'uruhukira mu mutwe nabyo ni ikibazo. ni uko mbona utamenya ubwenge oya ni uko mbona utamenya ubwenge ntuzi icyakugirira akamaro ugira ngo kuryama aha ngaha mu cyumba ureba agasobanuye hari icyo byakumarira koko ariko abantu bose ntibakunda ibintu bimwe rero n'ubu aho kwicara hano uri kwicarana n'umushyitsi muri salo mukarebana umupira gusa ibi ni iki ntubizi ko ntakunda umupira koko ariko kaku uzi impamvu nshaka kuyegereza umuhungu nkunze u Rwanda warayimbwiye umubwira ko ari umwana w'abanyamafaranga none ntibese nanjye ndabizi kandi ni na mwiza ntanamukunda pe ariko mbona yirata yirata te arirata rwose ntavuga amagambo arenze abiri ni ugusubiza ibyo abajijwe gusa ubundi akicecekera usenge nabivamo kandi niyo avuye mu kazi ke ntari umupira aba ari mu cyumba cye kuri telefone ye jya mugenda inyuma se yewe kakuze mwana wa mama ko nagushakiye umwarimu w'umunyamahanga ngo akwigisha ururimi uzabashe kuganira n'uriya muhungu bityo uzamwiyegereza umutwara umutima ukaba urangaye ko kuri mu biki narakubwiye ngo ubwo buranga bwa Imana ntiyabuguhere ubusa kaku urumva mbabarira cyane mama muhi rwose nayo ngize amahirwe yankunda pe kuko ni nawe mwiza kandi arakize ariko ibintu bidakunze nyine urabyorera mwese mwirukeho yewe icyo cyongereza kandi sinacyo abashaka abashaka kwivugira ikinyarwanda ngo kugira ngo akimenye yumva si ko ngo nyine ashaka kukimenya cyane ariko ntavuga pe icyakora twaraye dusangiye kawisikida ntiwumva ibyo nibyo mba nshaka mwiyegereze musangire muganire ariko rero nubwo twasangiye ntugire ngo ashobora kwirekura reka da niba yaraje aho mubwiye ngo ino turaryana ntumbaze none ko mubonye aseka na Emeline yego umenye ko Emeline ari mwarimu we ubwo wasanze bamaze nk'isaha yose amwigisha ikinyarwanda reka ntiwarora yabivuga nawe bagaseka yasikiwe bari bananteye iseseme niyo yayo atari wowe se yego uriya mukobwa sinzi ibyo yisiga uzi ko na papa uriya muhungu ubwo yazaga inaje gutabara papa muhire yagiye asigiye Emeline amadolari urabizi neza ko yamusigiye se amadolari rwose twanajyanye kuyavunjisha kandi yahise anayoherereza iwabo unkoze mu mutwe we koko iwabo bakaba badaheruka kunyishyura ariko rero menya ko bagize ibyago nawe ntubarengane kandi bagende ibintu byose si umugabo wanjye wabikoze isanduku bashyinguyemo umukecuru kubakira yamva wabonye byose ni papa muhire wabikoze nibwo ntibanyishyure reka simbizi gusa ugomba kumenya uko utwara abantu buriya barababaye ese ko numva igihe nzaba naragushyize mu bucuruzi bwanjye uzampumbya mukobwa mu bucuruzi nta mpuhwe urabyumva erega mbere y'uko uba umucuruzi uri umuntu kako ndakwiyamye ntushomokeho ngaho ntuzigere na rimwe wivanga mu byanjye n'umuryango nashatsemo urabyumva ariko si ubwo mvuze nabi ku buryo ndakarira gutyo mama muhire aya mbona bazamuye amajosi yego yezu ese ko ngira inama nkakwemerera ko ngiye kwikosora kuba ndi muto kuri bivuze ko ntakugira inama urambenye uramenye mwana we Emeline niko nuko wabahisha baba we urahimba umuriro bigezaho kuko urakoze kuza hano David ndakwinginze mpereza amazi yo nyagasani we wananiwe no kwihereza amazi aguteretse imbere koko yo urakoze cyane sha David ngaho mpamagarira papa mubwire za ntwari singiye kugwa hano nako byihoreye David
bireke ndibutse wanjye wamutesha umutwe. ubu se kurembye koko Emery si wanyu ntawe uhari ntushaka ko iwanyu babimenya ubwo se mama Muhire maze kumubwira ko urwaye inshuro 3 zose akandebera ku rutugu akanyihorera. Ntacyo ninura agatege ndaruhuka njye kwa muganga sha bajwe nuko ibizamini biri hafi gusa. Mfati kwiga bikubabaje kurenza ubuzima bwawe kuko Emery kwiga nibwo ubuzima bwanjye David, nibyo byanzanye hano, nibyo byanyujije mu mabaro ntari kuzanyuramo iyo ntaza hano. Emery Karame, ngiye gushaka umumotari mubwira aza kujyane kwa muganga. Ibi sinabyihanganira rwose. Urembeye hano kuko sinkuvuze naba nkumaze iki? Naba ntandukaniye ese na mukaso wanyu. uretse kunsiga David we, tumva isi izunguruka yose neza neza. Ariko uziko nanjye najijwe di kagatandaro kawe kari he? Ngaho reka nzana amazi nkinekemo ngufashe kugabanya uwo muriro. David we, ihangane imbere yanyishe none nawe ushyizeho ibikonje kuko nakuguza umuriro ufite Emery. Ihangane rwose. erega umenya nta yindi ndwara ndwara urupfu rwa nyogokuru. Vuga ko indwara zagushoboye ahubwo kubera umubiri wawe ufite intege nkeya. Kuva wava gushyingura nyogokuru wawe nturya uhora urira gusa. buri gihe warira David, none nasezeranije nyogokuru wanjye ko ngiye kwiga azaba muganga uvura amaso mubaga akongera akabona isi. None urwaye Emery ihangane rwose wirira sibyo? ntekereza ariko nawe David, yanagiye nk'umuheruka iwacu ntibigeze bamenyesha ko yarembye n'ukuri. Ariko rero wumve rwose nawe ubwawe ubahisha ibikugoye ngo badahangayika. Gusa urumva bari guhangayikisha umwana babyaye. David, cyakoze urakoze sha, urakoze cyane. Nzahora ngushimira nubwo ntabona icyo nkwitura. Ndumva ngariye akabaraga kubera aka gatambaro gatose ushyize ku mutwe. Noneho rero ubu nahamagara umumotari ugasindagira akakugeza kwa muganga. Yego. Ugomba kwivuza ugakira sha, ugahangana n'ibizamini sibyo Emery? Nubwo utazavura nyogokuru wawe, abandi bantu bakeneye umuntu nkawe rwose ni benshi. Ndabizi David, umunsi navuye umuntu wa mbere amaso nibwo nzakira agahinda mfite ku mutima wanjye. Ngaho rero ihangane ubyuke ubanza ukaraba ujye kwivuza kandi ukaraba amazi akonje. Ndacyagushimira David, umutima ufite usanganwa bake. Wakubwira uwawe Emery, ahubwo umunsi warangije kwiga ukava aha ngaha umenya nanjye nzahita nigendera. Icara hariya nkubwire icyo nguhamagariye. Ese ubundi ubwo urareba uti? Simbizi. Umva ye mukobwa, niba barakubwiye ko uzansuzugurira mu rugo rwanjye baragushutse, uranyumva? Ariko ni ukuri ntabwo mbasuzugura. Imyenda nasize hariya kuki utayimeshe? Kuko ntimubizi ko ndwaye. Urwaye iki se mukobwa? Ndarwaye n'ukuri mamuhi. Iyo nagira David ngo mfashe kujya kwa muganga sinzi aho uko biba bimeze. Yewe, iyo utagira David ngo akuvure. David Samvura ni muganga. Nagiye kwivuza kwa muganga n'impapuro ndazifite n'imiti nayizanye. Kugira ngo munjijishe kuko mwari mufashwe. Dufashwe? Jye nande? Wowe na mugenzi wawe. Mba muzi icyo mvuga. Wa mukobwa we, ubimenye. Urugo rwanjye nta mikoshi y'ubusambanyi rushakamo. Niba unaniwe gukora icyakuzanye uzazinga usubire iwanyu. Niba ari nuko bakureze soko iwacu turera. Uramenye mukobwa? Uramenye? Ariko si ibyo mumbwira ni ibiki kuko? Ziba, ndavuze ngo funga umunwa wandayawe. Soni kayigeze ishyanuka. Kakuze arandi ngwino hano. Ndabitabye. Karama, nsubiriramo ibyo wabonye. Ntabwo nabibonye nabyumvise.
bivuganye n'uko wabyumvise. ne mu gitondo umaze kugenda abonye David yinjira mu cyumba cya Emeline maze ndabakurikira nyine bahise bakinga bashyiramo n'urufunguzo. Ngwiki Kaku, ninde se wakinze? Sinzi wakinze arajyawe na David. Icyo nzi ni uko mwakinze maze hashira akanya nkumva Emeline arimo araniha. Ubwo se wabihakana hehe muko? Wabihakana hehe? Abashaka gukora uburayi niba bakorera mu rugo rwa Shumbusho. Urabyumva? Uzajya kubukorera hehe? Ariko Kaku, nagukoreye iki gitumye umbeshyira ibyo ntakoze koko. Ubu rero iwanyu bazi ko bafite nzamakobwa kandi warabaye umugore kera. Ababyeyi baragoye. Mbabarira rwose Mary, sinari kubyihanganira. Urakoze Kaku. Icyo nzi cyo nuko kumbeshyira ntacyo bizakugezaho. Wishimye muri umuntu wakubwiye icyo utaziha. Muhamagaye mubwira ko naniwe yankuriye. Gusa ideni maze kubageramo. Nubwo bangurishanye n'ibyo ntuze nawe n'abana bacu bakatugira abacakara ntabwo twazaryishyura. Ukuri. Yewe, njye mbara niteguye kuri ya mugore azaza akadusenyera biriya nzu. Murumuna wanjye ambwiye ko ari hafi kuza kandi ko ntahagera azanyemurira ikibazo. Ye baba we yaba dutoye ruswe twikoreye ku mutwe rutaziha. Ego wabaye kanyamadeni n'aho hose kubera ideni ry'umugore we. Nta mucuruzi w'umwana afitiye umwenda kuko iyo ukwezi gushize ugashira ntarabona inyungu z'abandi nihutira gushaka kunguriza ngo zitazamuka. Utazihana mugabo wanjye. Nitubona dukize ideni rya Mukashumbusha uzambabare tuzande tuva muri isi utongeye gufata ideni rya Rambere. Ndakwinginze. Gira utumunsi narikize nzaryama nsinzira ubuticura. Ugize ngo ukiri utaziha uzasinzira upfa nawe nkubure. Ko bimeze nzaryama nduhuke yankuri nduhuke ubuziraherezo kuko muraryama bukarinda buke ntasinziriye mba ntekereza aho nzakura inyungu z'abandi. Ariko rutaziha hajya rwa ruzoki rwo mu gacyamo uriya mu byo uriya mugore afiteho uburenganzira narwo rurimo nabyaje gutwara ibyacu byarujyanana n'ibindi. Oya rwo rwarokoka kuko rwari rwanditse kuri mukecuru. Awe ni ukuri kandi n'ikizarokoka kuko mama yakomeje kumbwira ngo duhinduze ibyangombwa ndazarira. Naho no kugira ngo ruzangoboke. Rwonyine rwatumara iki mugabo mwiza ko ari amashyamba ari imirima y'ikawa ari aha dutuye icyitwa ko kitwanditseho cyose ko ari icya Mukashumbusha. Ariko wikwiheba kandi umva mwemeye ko nazo azadufasha ikibazo kigakemuka burundu. Umva yankuri ndakumva ngo azadufasha rwose. Erega uriya mugore agera rero utaziha umuntu utaratinye no kuducyurira mu gukurikira cya mukecuru koko. Sinarumiwe wibinyibutse yankuri. Bawari wibinyibutse rwose nako tuvuge ibindi bya muti wawe n'amadeni tubireke. Ubivuge ntiwivuge biragutembera mu bwenge rutaziha. Cecekesha. Ariko se uragira ngo mubwire ikemeri? Nyine niba hari icyo nagukoreye kikakubabaza ukimbwire nkimenye igituma usigaye uhora umbeshyira. Ukigera aha waransuzuguye. Mbese kuba ntarinjiye muri uru rugo ngo nkubere umukozi ntumesere kugera ku makariso nicyo nziza. Ntagasuzugura nyine. Kaku, iyo utinyuka ukambeshyira uzi ko hari ubwo utaha saa 8 z'ijoro akaba ari igihe wo gukingurira. Uzi ko hari ubwo urara iyo wagiye kubyina simbivuge. Wumva umbaniye koko? Nsohokera mu cyumba Mary. Kaku, kuri umukobwa nka wundi amabanga yawe mbitse ni menshi. Urabize umusore mukundana ujya uzana kugusura mukamarana amasaha 2 rwose cyangwa arenga mu cyumba. Kuki wambeshye koko ukabeshyira na David kosa rishobora kumwirukanisha ku kazi ke? Emery uzibeshye uvuge uwo munsi uzarara uvuye hano. Niba rero udashaka ko nguteranya na mukuru wanjye akakwirukana udakoze n'ikizami cya leta udodo uwo munwa wawe. Sinkubwiye ko mfite gahunda yo kuvuga ibyawe kuko nta kazi kawe uzimushyira mu makuba n'ubwawe kandi uri mukuru uzi ikibi n'icyiza. Ariko kumbeshyira byo bitewe n'iki koko? Emery ndumva nzi neza reka mubwize ukuri. Ukuri niko nshaka. Nyine nagize ishyari. Ishyari? Ishyari ry'iki? Icya mbere iyo wize kenshi mu cyumweru wiga iminsi 3 warangiza ukandusha amanota kandi njyewe njya mu ishuri buri munsi.
ubwo icyo nicyo cyaguteye ishyari rero ko tutiga mu ishuri rimwe se mugenzi wanjye ukaba wiga muri henze ngo ni iry'abakire njyewe nkiga mu ishuri risanzwe unyigereranyaho kubera iki koko wumva ari igihe ukwiriye kugirira ishyari koko tutabayeho kimwe simbize Mary numva rwose udakwiye kugira amanota aruta yanjye impamvu tutagiramo ariko wayumvise ntitubayeho kimwe ntitwiga hamwe kuko ubwo data wacu yashakaga ko twiga hamwe uko mukuru wawe yamubwiye nawe warabyumvise nyine ikindi David aragukunda bikanje pe hanyuma se warakwanga nyine ariko akwitaho muraganira mugaseka yewe bikanje ahantu ariko David turi inshuti kuko duhuriye kuri byinshi aha mu rugo niwe dufatanya akazi ko mu rugo iyo atabashije gukora isuku mu busitani ndahamukorera yewe rimwe na rimwe mfasha kudasiba ishuri kuko ndazinduka nkamwogereza imodoka akazi nari kuza gukora kakansigariramo Mary icyakora ntacyo nguhora kandi uri n'umwana mwiza kubona amenya amabanga yanjye ukayahishasha uri umwana mwiza pe kaku mbitse menshi uzi ko niyo utashye wasinze ubimbwira nkabihisha n'imbwa nkayijijisha ntimuke kugira ngo udafatwa buriya warambeshye ndababara Mary ibyo nakoze byose narabitegetswe hanyuma se bitegetswe nande kaku mukuru wanjye ngo iki mamuhire se yagutegetse kumubeshyira ko yagamije iki ahubwo witegura inkoni cyangwa ibipfunsi n'imigeri papa muhire nagera hano ngo iki kaku uburyo ibyo twavuze byose yarabifashe na telefone ye mana yanjye yadufashe amajwi da kandi yari yabanje kuntegura ibyo ndi buvuge ndumiwe koko ubwo se agamije iki kubyohereza papa muhire nyine kunteranya na data wacu usamura iki mana yanjye we wamuhire ko yangize umukozi hano mu rugo rwe nkabyemera ko niga rimwe na rimwe ko muri uru rugo nkora kurusha ingorofani n'iki kuko ampura yambwiye ibyo nkora kandi sinari kumusuzugura rwose yihangane ngo ndumiwe pe nta kindi navuga hanyuma zikaku urabizi neza byohereje data wacu yarabyohereje yewe neza ko ari yari yabifatiye mana yanjye we none byagera ku babyeyi banjye bakagira ngo ni ukuri ko bakwicwa n'agahinda naho ubundi rwose ngenda umweremere tumwere pe David yagukunda atagukunda ntacyo bimbwiye wa musore mwiza w'umukire nawe kandi yagukunda atagukunda ntacyo bimbwiye ntabwo mukuru wanjye abamushyiramo ku ngufu cyangwa arangiza umuhungu wahunze u Rwanda agira ngo turakundana gusa umumbwirire kandi enganyiriza ubusa rwose uriya musore duhuzwa no kumwigisha ikinyarwanda ubwo wasanga yarohereje data wacu kiriya kinyoma kugira ngo anteranye kwa mushuti wawe nziza urukundo rudahari cyama cyangururiye ndakubonye ntumbonye ishumbu nyamara yaba ari kakuzi uba wameze amababa ukagira ahantu urya nturyame none waje ntiwanamuvuga ni ukuri mama mwimvuye isafari urabizi none niwe sinahitira mu matiku reka rwose niryanire icyo nzi rero sinzihanganiye indaya mu rugo rwanjye nabikohereje ngo ufate umwanzuro ubwo bikunaniye nzawifatira ndambiwe agasuzuguro muri uru rugo ndabibonye niwo munsuzuguza kugeza ubwo asambanira mu rugo rwanjye ariko yabikoze ari umwana wawe wabyaye wafata uwuhe mwanzuro cyangwa ibikorwa na murumuna wawe kakuze wari gufata uwuhe ariko ubaza mukuru papa ariko si mama iyo ubuze ubumuntu ukugera no kuba umubyeyi koko kuri umubyeyi ufite uburenganzira bwo guhana umwana buriya biriya wagombaga kubifata ukabinyoherereza koko ibibazo mfitanye na bene wanyu birahagije shumbu nagombaga kubikoherereza ukamwihanisha hanyuma nkamuhana mwirukana rero ese umwana kuje bamukura mu ishuri bakamwirukana urabyita ikosa ryoroheje rero guhindura umukozi wo mu rugo umugabo we hano mu rugo koko uzi ko ababyeyi bafite ibibazo biramaze washaka ko tubyongera rero birandeba byongere kumva ngo umukobwa wawe w'imfura baduhaye ngo tumurere ari muri ayo mafuti byababaza cyane yego di iwanyu ntibakababare rero ngewe nkomeze nshenguke nyine ushengurwa n'iki ariko ushengurwa n'iki yewe mama muhi ntukiki ko ntakurikiranye ikibazo cya Emeline nkibona amajwi wanyoherereje umaze kubikurikirana se wakoze iki iperereza nararigize bihagije madamu umbeshya n'utambeshya ndabamenya ugiye kuvuga ko mubeshyira rero
papa muhi ndabyutse sinshobora kurarana nawe muri iki cyumba kubana n'umugabo utanyizera ndabirambiwe aha ni ndyama wa mugore we urava mu buriri bwawe se ujye kuryama ahandi he wowe sinanizi ko utanyizera bigezaho ukeka ko nahimba ibintu nk'ibyo papa muhi simvuze ko wabihimbye rwose utangura mutaramenya icyo nakuye mu iperereza nakoze nuko numva ari ryo kurengera inkozi z'ibibi ntawe ndengera nta n'uwo ndenganya urumva icyo namenye mperereje nuko David akunda Emeline kandi aramukunda cyane umunsi uvuga ko basambanye ntabyo bakoze pe Emeline yari arwaye kuko narakurikiranye kugeza ubwo menye ivuriro yivurijemo sanga uwo munsi yarivuje koko none ko wumva bakundana ibindi babuzwa n'iki kubikora babuzwa n'iki shumba David ni umwana w'inyangamugayo tuzi tumaze imyaka myinshi rwose tumukoresha aho agera ahangaha ari wabashije kuramya umukozi urumva ntabwo yabyara kuyobeka uwamaraga ahangaha igihe kinini ntiyamaraga amezi 2 gusa umva kuba atinze ahantu bivuga ko agomba kuhakorera amafuti ngo mwihorere hano ni iwanjye ariko ntakubwiye ngo ntacyo yakoze yaba Emeline yaba David rwose nta n'umwe ugomba kwirukanwa ahangaha ubonye ibyo hishira injira ese niwe utaziha yewe ni amahoro se ko wazindutse ra nazindutse kurusha umwaka uzamwita we yampaye niko nuko muzi neza nkaba nzi kutawutera ahubwo nari kuvuga ko nkagatiye muri iki gitondo babariye inshuti yanjye kuba muzindukiye nkakubuza kwipfumbatira umugore wikwereye nta kibazo inshuti yanjye nawe se ko wabusizemo wakoye nzamwita rero mu by'ukuri sinari nkwiye kukugaruka mu maso kuko nzi neza ko ubushize ari wowe ndwanyeho rwose ukanyamba ariko natekereje mbunze imitima undi muntu wanaba ariko si igihe murumuna wawe yakubwiriye ko azaza akagufasha gukemura ikibazo cy'inyungu za buri kwezi wungukira umugore we ntaraza yaraje ariko umugore yamubereye ibamba nawe ndetse mufashe iki tutazira nzamwita rero ndakumva babarira ukubita inzira ipfunsi irindi 100 ndebe kuko ukwezi nibura nyiri uriya mugore tutazihana rwose inshuti yanjye amafaranga none ntayo mfite aho nakura ni kuri koperative yacu nanjye nkaba mfashe inguzanyo mbese ufata inguzanyo ayiwe urinda gufata inguzanyo kuko nzamba inshuti se zigaraho iki cyenda atari ugutabara nawe urukomeye rutazihana ndafata rwose kuko nikomeye nko kwishyura iryo deni wungukira ritanyeganyega nzamwita we sinzi ko nzabona icyo mwitura ariko aho bigeze ndumva wari ukwiye guhamagara murumuna ukamubwira akaba umugabo gute se ndemera ko amafaranga umugore yaguriye yari ayigengaho ariko ntakwiriye kukugaraguza agati gutyo ariko ikibazo umuntu wangurije miliyoni 12 zikaba zimaze kuba 24 kandi hari n'iryo 100 muha buri kwezi koko nzamba ubwo se muyabara mute ku buryo azamuka atyo sinzi umubwire kugira ngo wemere kunguriza miliyoni 12 nuko twandikiranye ko aguze imitungo ufite yose hadasigaye namba yampaye ishyamba ryanjye akaba ari buri sarura inzu ntuyemo ikaba ariye aho mpinga ibitungo umuryango ugakomeza kuhahinga ariko tukagabana umusaruro si ibyo gusa ikindi kandi mu gihe ntarabona ayo mafaranga yose ngo nyamuhe nkajya mwungutira 200 buri kwezi uranyumvira ariko numvaga rero uzahinga inyanya rimwe inshuro 2 nkaba ndayabonye urabizi ubwa mbere twarahinye imvura igwa ari nyinshi uribuka rwa rubura rwaduhekuye ndabizi twarusize heru imyaka imeze neza iri hafi kwera wenyibutse igihombo twagize icyo gihe rutaziha wekenyibutsa rwose urumva ariko kubera kubura iryo 100 byarazamutse biratumbagira yaba data we ari inyanya ari umuceri wari weze mu gishanga cyacu byose byagiye turora yaranamwandikiye musaba imbabazi mumenyesha ko aho nari negereje ubwishyu bitagishobotse baransubiza ngo amasezerano n'amasezerano niko yambwiye nta muwa mbese uriya mugore baba we umara umubwira rutazihana umugore wanyu nta mutima agira rutazihana ntawe rwose ni si umuntu ni inyamaswa pe uriya ni inyamaswa ni inyamaswa pe uko nayaburaga rero reko inyungu ziyongeraga hari ibyo ntazi kubara neza ariko muhe yabikubarira ukumirwa nawe keretse kuba dukoresheje ka kamashini bakoresha babariye amafaranga ngaho umva rero umubwire ndakumva njye ndumva naguherekeza kwa murumuna wawe nkavuga ikindi ku mutima urumva nababwira igishatse kikaba
uwo mugore yashaka akarakara akaza kubasohorera mu mitungo yitiye. cyane ruta ndabirambiwe rwose. ayiwe murankanze mamuhe. ubuse ndakanganyira ndabona umaze kwambara disi we. nari maze kwambara ngiye mukiza amina ahubwo uyu mupira gatumye ko usiganaho ngahita za kunyica. arewe wishing you success beautiful. wisa ninde wakwifurije amahirwe ra? ni uwo nguwo ureba nyine. ariko Emery iyo utageze we ntugereranya. umuhungu wahunze u Rwanda ubona mukwiranye koko. ariko se kuba azi ko ngiye gukora ikizamini cya leta akanyoherereza iyo karita anyifuriza amahirwe ni icyaha koko? mbere yo kugenda si imyenda yose naraye nguhaye kumesa wayimeshe? jya mu gikari urebe rwose nabyutse saa 9 mesa. ni kureba mesa se muko waba utamfubirije amashuka y'umweru kubera kuyamesa nijoro? niba ntayameshe neza rwose mu mbare nimva ku ishuri ndaza akarinya asubiremo. ariko murabizi nta muntu usiba ikizamini cya leta yasibye nyine abarwa nk'utakoze. ntaho ujya rero. ngo ntaho ujya. ntaho njya se ubwo mwumva ibyo bishoboka koko? ariko ya ni iki kidashoboka? urashaka kuntegekera mu rugo rwanjye rero? mamuhi rwose gusabye imbabazi amakosa yose naba nakoze kuva nagera muri uru rugo. amakosa yose nakoze nyagusaba imbabazi. reka njye mu kizamini naba nararuhiye iki? ibyo birakureba. ubuse nazabwira ababyeyi banjye ko nakoze ikizamini habaye iki koko? ubuse data wacu we nazamusobanurira iki? ubuse uyu munsi ko imbabazi usaba ntazo mfite Emery. akose ubwo murakomeje koko mamuhi wambabariye koko ndakwinginze mbabarire. Emery waje ahuza ngo no kunteranya n'umugabo wanjye. yewe sinari narigeze ntungana na so wanyu na rimwe, ariko wowe watumye dutongana. nta kinyizera byose ni ukubera wowe. ngomba kugukorera ikintu kikubabaza mu buzima, kandi nta kindi nagukorera cyakubabaza uretse kukubuza gusarura imbuto z'umuruho wawe. mamuhiriwe icyo cyose ariko reka njya mu kizamini. nakubwiye ko imbabazi ntazihari. kuramo iyo myenda y'ishuri ugere mu kazi hano mu rugo. umukobwa we ntangarugero di uzavuga ibizamini byakozwe uri. ndapfukamye mamuhi ndapfukamye ndakwinginze ibuka kuri umubyeyi nawe umbabarire. ariko niwumva nabiye iyo nkubwira ko nta mbabazi mfite ntiwumva. ubundi umwarimu arakwigisha ukumva cyangwa ziriya ndangamanota utahara ni impimbano. ese baguha nyine. ayiwe ikizamini ni ukuri. ayiwe umwana ugeze gukora byose ko nabikoze murangiza iki koko? ibyo muvuga ko nakoze byose nta na kimwe nakoze. ariko wishyize mwakoreye byose muri uru rugo nta na kimwe nabwenda. uramaze ushaka imana kumbwira njye ntacyo bimbwira. mamuhi uranyigiranye koko? wambabariye mamuhi wambabariye n'umusa gukora ikizamini koko. mamuhi wambabariye wabyutse imyaka yose maze mpangayikira muri uru rugo. mamuhi muri iki gice cya mbere cy'umukino mukadata wacu wanditswe na Kubwimana Serafine mwumvisemo Rutazihana mwakiniwe na Tuyishime Jean Dodier, Yankurije mwakiniwe na Gasibirege Antoinette, Shumbusho mwakiniwe na Ndabananirwe Jean Dora Croix, Mama Muhire mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, David mwakiniwe na Habukuwa Hyacinthe, Emeline mwakiniwe na Mugeni Aime, Veremavici Nkunzu Rwanda mwakiniwe na Niyitegeka Graciane, Kakuze mwakiniwe na Karangwa Liliane, naho uwabakiniye Nzamwita ni Katarebe Jerome. Umutoza w'abakinnyi ni Musadizi Jean Dodier. Nimugire ijoro ryiza.
mico